niyo mpamvu ufata bigahica ahangaha hari ibyo bagutongereye ugomba kubanza ugasenya, noneho wanasenga ukajya uvuga uti mwambaraga mwe mwamyuka mwe ndabasenya karandezi iwanyu uyu munsi wa none dukwiye kuzisenya, tugahombagura tugatemagura tugahirika izo nkingi n'ibiti byose bubatse basogokuru na basogokuruza tugasenya amen 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 amen. icyubahiro ni cyawe, turagushimye turaguhimbaje ko uri Imana yumva gusenga kandi uri Imana igiye kudusubiza kuko uri igisubizo cy'ibibazo byose dusubiza twizeye mu izina ryawe Yesu amen. nongeye kubaha ikaze nanone, ngira ngo twagarutse mu gice cyacu cya kabiri. Twari turi kurebera hamwe by'umwihariko ibijyanye n'inyatsi ndetse n'uburyo cy'inyatsi ibaho. ngira ngo twabonye mu kiganiro cya mbere yuko hari inyatsi ituruka ku Mana. Imana iri kugira ngo ibanze irebe umuntu wayo niba hashyitse, tubona ko ari n'igihe biri gupima umuhamagaro we. Hanyuma ngira ngo umuvugabutumwa wacu turi kumwe Gasago yari ari no kudusobanura by'umwihariko imirongo ya Bibiliya igenda isobanura by'umwihariko yuko izo nyatsi ziriho. Tubona yuko ari ibintu abantu biringiraga kera bataramenya Imana, ariko Imana yagiye ibabwira ko bagomba kubisenya. Ariho twabonye ngo basenye bamenagure, ngo n'ahantu hari igiti cyose kibisa abantu bajyaga nko gusengeramo. ari byatubwiraga ati ibya Ryangombe n'ibya kera, ngira ngo abenshi murabizi iby'abantu bakoraga byo kubandwa no guterekera n'ibijyanye n'ibyo. ngira ngo yaratunyuriyemo muri make, turimo tugenda dusobanukirwa. ngira ngo igice tugiye kwinjiramo rero cyacu nyine turimo agiye kongera kudusobanurira ku rundi ruhande rw'inyatsi. Hanyuma naho turaza no kugenda tubonera anatubwira n'umuti by'umwihariko. ariko icyo ngira ngo mbibutse nuko ijambo ry'Imana nk'uko ribivuga ngo ntago dukirana n'abafite inyama ndetse n'amaraso, ahubwo Pawulo yabwiye abantu yuko dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. ngira ngo ni nk'ibyo byose arimo agenda atubwira. rero ngira ngo muzehe, ngira ngo twagarutse noneho twongera turebera hamwe by'umwihariko ibijyanye n'inyatsi. twabonye n'ibiyitera, ari nako tugenda turushaho kubisobanukirwa. none tugende no mu buryo twayirinda n'umuti ndetse n'icyo twakorera abantu by'umwihariko. bahe kuri uwo muti niba bavugutira, sinzi niba uri buhitemo gukoresha uwa gakondo cyangwa se urihitamo gukoresha umushya ari wo ndi kubona uri kujya ureba muri icyo gitabo cyiza. yes, turaza kurebera hamwe turebe ibyatwubaka. reka nongere mbaye ikaze. turakanda subscribe mu kiganiro cyangwa se kuri channel yacu cyangwa se ku bindi biganiro byose. ntago byakorohera kujya ubibona, ahubwo kandi subscribe hanyuma no kuri kakazogera, hanyuma ujye utanga n'igitekerezo, duhe n'ibitekerezo byanyu turushaho kubakana. ni karibu. murakoze. nk'uko twarimo tuganira, nari ngeze kuri ya nyatsi ya kabiri, ari nayo irimo ibintu byinshi by'akarande. reka nguhe urugero, reka turebe mu gitabo cya Esiteri mu gice cya mbere. ubwo twari tugeze kuri bya bindi by'akarande. turacyari muri karande, kugira ngo tuze gusingira umuti tugana ku musozo. igice cya mbere cya Esiteri. dusomere uhereye ku murongo wa mbere. turebe avuga ngo ku ngoma ya Hasuwerusi. ku ngoma ya Hasuwerusi, uwo niwe wategekaga ibihugu 127. umwami Hasuwerusi yari ku ntebe y'ubwami ku murwa w'Ishushani mu mwaka wa 3 ari ku ngoma. atekeshereza abatware be bose n'abagaragu be ibyo kurya. abakomeye b'Ubuperesi n'Ubumedi n'imfura n'abatware b'intebe bateranira imbere ye. amara iminsi yerekana ubutunzi bwo mu bwami bwe bw'icyubahiro n'igitinyiro cy'ubwiza bwe buhebuje. iyo minsi yari 180. nuko iyo minsi ishize, umurongo wa 5, umwami atekeshereza abantu bose ibyo kurya bari ku murwa w'Ishushani. abakomeye n'aboroheje bamara iminsi 7 ku rurembo rw'urugo rw'ibwami. hari hakinzwe imyenda y'ibitare n'iyirabura nk'ibyatsi bibisi n'iy'imikara nka ya kabayonga, imanitswe n'imishumi y'ibitambaro by'ibitare byiza n'iy'imihengeri ku nkingi z'amabuye yitwa marimari. iyo mishumi yari ifashwe n'impeta z'ifeza, kandi hariho n'intara z'izahabu n'ifeza ku mabuye ashashwe ya marimari y'amabara menshi atukura n'ay'ibitare n'ay'imihondo n'ay'imikara. 7, babahera ibyo kunywa mu bintu by'izahabu bidahuje urugero na vino y'ibwami nyinshi, kuko ari ku mwami yatangaga. uko kunywa kwabaye nk'uko byategetswe, nta wabahataga, kuko umwami yari yategetse abanyabintu bye bose ko baha umuntu wese
ashatse. yego kandi umwamikazi Vashiti nawe atekeshereza abagore ibyo kurya mu nzu y'ibwami ariyo y'umwami Hasuwerusi. 10 nuko ku munsi wa 7 umwami anezeza umutima na vino. umunsi wa 7 umwami anezeza umutima na vino. Ategeka Mehumani na Bizita na Haribona na Bigita na Bagita na Zetari na Karikasi inkone ndwi zaheraga umwami Ahasuwerusi. Ngo baza zaherezaga umwami Ahasuwerusi ngo baza n'umwamikazi Vashiti imbere y'umwami yambaye ikamba kugira ngo amurikire abantu n'abatwara ubwiza bwe kuko yari umunyaburanga. Hanyuma dukomeje, ariko umwamikazi Vashiti yanga kuzanwa n'itegeko ry'umwami yamutegekesheje. umwamikazi Vashiti yanga kuzanwa n'itegeko ry'umwami. Dukomeze. Umwami niko kurakara cyane, uburakari bugurumana. umwami ararakara cyane. Umwami ahera ko abaza abacurabwenge bazi ibyabaye kera, kuko ariko yabigenzaga ku bacurabwenge bazi amategeko n'amateka bose. Kandi umwami yagerwaga na Karishena ndetse na Shetari na Adimata na Tarushishi na Meresi na Mariseni, aribo bashyikiraga umwami bakaba mu cyimbo cy'imbere ku mwami. abo ni abamwegeraga bari bugufi bwe. Umwami arababaza ati, umwamikazi Vashiti turamugenza dute mu by'amategeko? Kuko yagandiye itegeko umwami Hasuwerusi yamutegekesheje inkone. Yagandiye umwami kandi yamutumyeho ba basore bamurinda b'inkone. Memukana asubira imbere y'umwami n'abatwara ati, umwamikazi Vashiti ntacumuye ku mwami wenyine, acumuye no ku batware bose no ku mahanga yose ari mu bihugu by'umwami Hasuwerusi byose. Twihute dufate kuri 19 kugira ngo tugabanye. umwami niyemera inama ategeka itegeko ry'umwami, maze ryandikwe mu mategeko y'Abaperesi n'Abamedi yo guhindurwa, yuko Vashiti atazongera kugera imbere y'umwami Hasuwerusi, kandi n'icyubahiro cye cy'ubwamikazi agiha undi umurusha ingeso nziza. Urakoze cyane. Twagira ngo twasomye amagambo maremare kugira ngo abantu bumve aho biva naho byerekera. Yari umwamikazi, umwami akunda cyane, aratekesha, akora ibirori, arategura umunsi mukuru, ahamagara abantu, abwira umugore ati, nawe utekera abagore ubagaburire, hanyuma uyu munsi ndakumurikira abantu mbereke ko mfite umugore mwiza. Amutumayo intumwa 7 zamurindaga, bari abasore b'inkoni. Umwamikazi aranga. Nshaka kukwereka imbaraga ziri mu bicaniro bya Zakarande zituma abantu bagira inyatsi. Uriya Vashiti yahuye n'ikintu cyitwa inyatsi, kandi byatewe na Zakarande. Ni ukuvuga ngo buriya nuko wenda tuzabisubiraho umwanya ushobora kutubana mutoya, ninjya kukubwira Zakarande zitera iyo nyatsi, ari byo bintu uri kubona muri iki gihe cya none ngo za divorce bya birikanya, hari aho bituruka. Buriya sibo, hari ibicaniro bitashenywe, hari inkingi batatemaguye, batatembagaje, zubatswe na basogokuruza. Vashiti yambuwe icyubahiro cy'ubwamikazi bitewe no gusuzugura umwami. Hari imyuka y'abatumvira itera abantu kutumvira, nizo divorce ubona ziri kubaho buri kanya. Umuntu akibagirwa inshingano z'akazibagirwa, wanamugira inama akavuga ati ibyo ntibindeba, kandi yubatse urugo rushaka narukunze. Reka nkubwire icyo nzi kuri ibyo bintu. Ubundi burya za Karande ndi kukubwira, nakubwiye ko nigeze kuba mu nteko za Ryangombe na za Binego. Ni ukuvuga ngo ibintu by'ubupfumu ndabizi, no kuragura no gupfumura byose nabiciyemo. Naje kwizera Yesu Kristo, ariko naranyuze muri izo nzira, nzi imbaraga zabyo aho ziherereye, nzi n'imbaraga z'Imana uko zibinesha. Niyo mpamvu nashatse kugira ngo tuganire, wowe muntu ukurikiranye ikiganiro cyacu, biriya bintu byose bifite aho bituruka. Hari inkingi dusabwa gutembagaza, hari ibicaniro dusabwa gusenya no kurimbura bikavaho. Ziriya za divorce zahereye kuri Vashiti. Yari umwamikazi. Umwami amuhamagara, ntabwo ari ikintu cyari gikomeye kumubwira ati no dufite ibirori yari yabyitabiriye, aratekara nagabura, ariko yanga kuza ngo umwami amushyire imbere avuga ati dore umugore mwiza nashatse. Muri iki gihe cya none uzabibona, hari umugabo n'umugore batagendana, hari umugabo n'umugore badashobora kwicarana nk'uko nguko ngo baganire, kandi icyo nicyo kintu gikenewe cyubaka urugo. Niyo mpamvu nkubwira ngo Zakarande zifite imbaraga. Pawulo niwe wabyitegereje nk'umuntu wamaze kumenya Imana no gusobanukirwa, aravuga ati hari ibyo dukirana nabyo, hari ibyo turwana. Aranavuga ati genda kubita simpusha,
aravuga ati ndarwana ndiruka sinkutazi yonjya. Pawulo yari yarabibonye neza, kandi Pawulo mu muhamagaro we yaganiraga n'Imana akayereka n'igishako yari afite, akavuga ati Mana nanjye nkuraho iki kintu, ariko Imana imwitegereje aravuga iti Pawulo ukuntu nkubona ubuntu bwanjye buraguhagije. Haleluya! Dukwiriye ubuntu bw'Imana muri twebwe. Imana ireba ikitegereza ikavuga iti ubuntu bw'Imana, ubuntu bwanjye muri wowe burahagije mwene data. Amina. Niyo mpamvu kubwira ngo za karande rero zifite imbaraga muri aya madevorose, za karande zifite imbaraga biriya bicaniro tutatembagaje mwene data, intambara urwana nazo, inyatsi ufite naho zituruka. Vashiti yahuye n'inyatsi yamburwa ubwamikazi himeze Esiteri wubaha Imana kubera ko yasuzuguje umwami. Hanyuma rero reka nkubwire ku byo nzi kuri ibyo bintu. Burya za karande ahantu zubakiye ni ku bisekuru kandi bya kera kandi bifite imbaraga. Pawulo we yarabisobanura aravuga ati turarwana n'ibintu bidafite umubiri, ahubwo ni imyuka ikomeye turwana nayo. Jewe ukuntu mbizi za karande mu muryango wacu, iyo twajyaga nko gukora ubukwe twarabanzaga tukaraguza, hanyuma nyuma yo kuraguza hakazabaho guterekera. Mu kuraguza rero reka nkwereke ukuntu nibyambayeho. Jewe nigeze kujya kurambagiza umukobwa, ariko maze kumenyana nawe njya ku mupfumu arambwira ati uriya mukobwa ntago muzabana, ati kubera ko iwabo ku gikingi cy'amarembo hari dayimoni, hano naha hari indi, hari abadayimoni babiri bahagaze, umwe ku gikingi cy'irembo cy'iburyo undi ku cy'ibumoso, ntago bazatuma rusohokamo. Nagira ngo nkubwira ngo n'uyu munsi wa none ntararusohokamo, kuko naramubwiraga ni tugomba gukizwa. Maze kumenya n'iryo banga namubwira ni jewe nubwo nshaka ko tubana ariko nzakizwa. Waravuga ati je sinshobora gukizwa. Na n'uyu munsi wa none aracyarurimo. Hanyuma rero dore ukuntu byabaga bimeze. Byasabaga ko niba ugiye gushaka ni ibintu bikururana n'inkingi n'inkoko, uwakubwira ngo icyabanje niki, ariko dufatiraho aho mbifatira ubariho ubyumvira. Hanyuma bakavuga ngo iwabo w'umuhungu hariyo dayimoni. Uwo muhungu nashaka umugore azavuga ko ari ya dayimoni yashatse. Ntabwo icyo gihe baba bavuga ko ari dayimoni, nuko namaze gusobanukirwa icyo ari cyo muri icyo gihe, uko narindi n'ibyo umuntu aba arimo n'izo mbaraga izo arizo narazimenye. Nagira ngo nkubwire ngo haba hari umudayimoni w'umuhungu, hakaba iwabo w'umukobwa hari dayimoni w'umukobwa. Niba umukobwa agiye gushaka umugabo n'umusore agashaka umugabo, iyo umukobwa agiye guhaguruka iwabo bahamagara ya dayimoni y'umukobwa. Ni ukuvuga ngo ni imyuka mibi yo mu muryango za karande bahamagara n'umukobwa utarigeze ashaka. Baba bavuga ngo uwo mukobwa akeneye uzamushakira umugabo kugira ngo iwabo bazajye bashyingiza, abakobwa babo batazajya bahera kwishyiga nk'uko yapfuye atarongowe. Niwabo w'umuhungu nuko haba hari umusore wapfuye akiri umusore akeneye gushakirwa umugore. Hanyuma rero bakavuga ngo dore runaka w'umusore wapfuye na runaka w'iwabo w'umukobwa, bakavuga ngo bagahamagara wa mukobwa, iwabo w'umuhungu bagahamagara wa muhungu utarashatse umugore, bakavuga ngo ni wowe ugiye gushaka. Bivuga ngo niba ari gihe ngiye gushaka, habaga inyuma yanjye hari dayimoni, hari imyuka mibi nahamagaye. Hanyuma najya kwakira umugeni nkavuga ngo dore runaka, dore umugeni wawe. Hanyuma iwabo w'umukobwa nabo bakabahagurukije wa mwuka mubi w'umukobwa wo mu muryango wabo, bakamuhamagara yaza tugiye guhura na wa mukobwa nawe akavuga ngo dore runaka, dore umugabo wawe ni wowe warongowe, ntago ari jewe. Nanjye ngahamagara wa mwuka wo mu miryango y'iwacu muri bya bicaniro ngo dore umugeni wawe ni wowe warongoye. Hahuye za dayimoni ebyiri, ntago ari jye na wa mukobwa. Urumva bya bicaniro ukuntu byabaga byubakitse kandi bifite imbaraga. Hanyuma wa mudayimoni bamuntongereye kera, umukobwa nawe baramumutongereye, ni za dayimoni zahuye. Umwana uzavuka mwe azaza ari iki? Nawe azaza ari dayimoni, kandi nawe akeneye abandi mu muryango bazamumurikira. Hanyuma rero niba harabagaho amahirwe yo gusama no gutwita, ariko twabaga twaranaraguje tubizi ko bizaba, byagombaga kuba nyine kuko twabaga twarabiraguje tuzi n'umwana uzavuka ngo azaba ari umuhungu cyangwa azaba ari umukobwa. Niho wajyaga wumva igitekerezo cy'uwitwa Nyamutegera Kazaza ejo yagiye gukwinda agakwerera indi. Yari yabaga yamaze kumenya ko atwita umuhungu kwa runaka, niba ari wowe nkamwe akavuga ati kwa runaka bazabyara umukobwa, hanyuma ati reka tujye kubasabira bazabane. Hanyuma rero nuko byabaga bimeze, za dayimoni zibya indi dayimoni. Hanyuma twamara guhura yaba twite rero noneho kavuga bati dore rero, bagahamagara za dayimoni nkuru za Ryangombe na za Binego na za Rukarwa nkaba na za Nkonjo.
hanyuma bakavuga ngo uyu mwana uzavuka nawe azabakorera. Wa mwana uzavuka nawe bamwubatseho ikindi gicaniro ko azakorera za dayimoni nawe. Ni no mpamvu nkubwira ngo hari imbaraga turwana nazo. Nshaka kukubwiraho muri karande nababwiye ngo harimo imbaraga nyinshi, nta nubwo twabiganiraho uyu munsi ngo birangire, kereka kuzategura ikindi kiganiro byimbitse, kuko icyo gihe navuga ku mugeni, nkavuga ku mukwe, nkavuga ku mwana wavutse, nkavuga ku musaza, nkavuga byaba nyirasenge, nkavuga umukobwa ugaruka mu muryango iwabo, nkinjira mu bijyanye n'indaro twabagamo. Iwacu habaga ibicaniro nk'ibyo, nuko twabitemye turatembagaza. Hanyuma rero wa mwana uzavuka nawe baramwitiriye dayimoni, bamuraza inyatsi. Hanyuma wa mwana uzavuka, reka ngaruke nihutishije, none se niba waravutse ku mitongero nk'iyo wowe utayizi, bakubakiyeho igicaniro, ni ya myuka Pawulo avuga turwana nayo, nubwo waba warinjiye mu nzu y'Imana, ariko ya myuka ntabwo watembagaje, ntiwasenye, ntunayizi, ntabwo ari wowe nawe, nuko utigeze ubimenya, nuko utabimenye, si uko wabyirengagije. Ariko niyo mpamvu ngira ngo uyu munsi wa none tuze kwinjira mu muti w'inyatsi, nuko hari ibyo utigeze umenya kandi watongerewe. Ushobora kwibaza tese ibyo byo gutongera nabyo birashoboka ko nanjye byamfata cyangwa bikanzaho? Uzabisanga mu gitabo cy'Itangiriro uwitwa Yakobo, ubwo yari aturutse kwa sebukwe Labani, umukobwa we Rasheli atwara imana za Labani. Yaramukurikiye, ageze mu nzira aramubaza ati mbese imana zanjye wazibye? Yakobo ati ntazo nibye. Aranamubwira ngo n'ubu uri buzisangane mu muryango wanjye ntakabeho, mu bwoko bw'iwacu ntazabeho. Hanyuma Rasheli yicisha se ubwenge, aramubwira ati jyewe ndi mu mihango y'abakobwa, ntago ndi buhaguruke yicaye ku ndogobe. Hanyuma ibyo murabizi, ni ibintu musanzwe muzi, yarabyicariyeho. Yakobo ntiyari azi ko Rasheli yazitwaye, ariko yari yamaze kuvuga ijambo rikomeye ngo ntakabeho. Nagira nkubwire ngo ijambo batuvugiyeho rifite imbaraga, n'ijambo ry'Imana rifite imbaraga uyu munsi wa none. Ariko hari ibyo tugomba kubanza tugatembagaza, tugasenya ibicaniro. Hanyuma Rasheli yahise apfa mu gihe gitoya, abyara Benyamini. Nibwo yapfuye amaze kumubyara, kuko Yakobo yari yavuze ngo ufite izo mana ntakabeho. Hari ibyo batwaturiyeho tugomba gusenya, ibyo bikarangira. Hanyuma rero reka nkubwire uburyo bw'izo nyatsi. Iyo twabaga duteranye mu nteko, nababwiye ngo ni ibintu byinshi. Habagamo ibisambo, hakabamo abagiye ari ingaru, abakobwa bagarutse iwabo baradevorusheje. Niyo mpamvu nkubwira ngo izo devoruse ziba ari ikibazo. Aba ari ingaru, umukobwa wagarutse iwabo. Hanyuma rero habagaho iki mu bibyo bicaniro? Habagaho kubahana. Niyo mpamvu uyu munsi wa none nkubwira ngo umuti w'uyu munsi wa none ni ukumenya neza niba uri mu Mana, ko hari imbaraga urwana nazo. Hanyuma reka nkubwire, twebwe icyo gihe twabavugaga mu mazina. Nanjye uyu munsi yo nsenga, mba nsenga nirukana iyo myuka mibi, nkavuga ngo iyo myuka mibi yo habagamwo abinyatsi bitwa gusabiriza, ni za nkonjo. Bagutongereye za nkonjo muri za karande ziwanyu zizasabiriza. Niyo mpamvu inyatsi ziza mu bantu kugira ngo uzasabirize. Hari nkonjo cyangwa hari imandwa, ibyo bitaga imandwa mu miryango za karande zasabirizaga. Niyo mpamvu ziteza abantu inyatsi ngo bazasabirize, bazapfe, dore birirwa ku muhanda bagize gutya. Niyo mpamvu ukora bikanga, niyo mpamvu ufata bigahica ahangaha. Hari ibyo bagutongereye ugomba kubanza ugasenya. Noneho wanasenga ukajya uvuga uti mwambaraga mwe, mwamyuka mwe, ndabasenye. Reka turaza kubasengera, ndaza kubasengera. Ndakwigisha gusenga neza uno gusenya ibyo bicaniro. Turaza gusenya ibyo bicaniro. Hanyuma rero habagamo ibicaniro by'abantu bazasabiriza. Habagamwe ibisambo. Niyo mpamvu usanga uterwa n'inyatsi y'ibisambo. Hari ibisambo mu bicaniro by'iwanyu utashenye, utajya nibuka ngo wirukane, ugasanga buri munsi nihe baciye icyuho. Ni ku nzu yawe buri munsi baraca icyuho. Ni imyuka y'ibisambo yo mu muryango w'iwanyu, ibyo bicaniro by'iwanyu bitasenywe. Hanyuma rero twabagaho muri icyo gihe tukabisenya cyangwa tukabigorora. Twabyitaga ngo ni ukubigorora, ariko kwabaga ari ukubiterekera. Niyo mpamvu n'ubu ngubu mu gusenga kwacu, niba twaramenye Imana, niba utaramenye Imana ufite ingorane, hari aho turimo duhungira. Dore niwo muti nshaka kukubwira tutaragana ku mwanzuro. Nagira ngo nkubwire ngo ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, hanyuma ukamenya n'imbaraga urwana nazo. Wakiriye Yesu ariko imbaraga urwana nazo ntabwo uzizi. Pawulo yarabisobanuye ngo turwana n'imyuka mibi. Hari imyuka mibi y'abatizera mu muryango iwanyu, bashaka kugusenyera urugo nk'uko basenyeye Vashiti. Twabibonye imyuka mibi yo kutumvira,
yasenyeye Vashiti. Niyo mpamvu mu rugo iwawe hahora intonganya, niyo mpamvu mu rugo iwawe hahora ibintu by'amadevoruse ubona bikwegereye. Ariko uyu munsi wa none humura, haleluya, kuko Imana uyu munsi wa none yakuzaniye ubutsinzi mu rugo iwawe. Turagusengera ibyo birahagarara. Hanyuma rero icyo gihe habagaho ikintu wumva bavuga ngo ni indaro, nibyo bicaniro. Habaga indaro z'abatumvira, habaga indaro z'abagarutse b'ingaru, niyo myuka mibi urwana nayo ishaka kugutera devoruse. Habaga indaro z'ibisambo, habaga indaro z'abasabiriza, habaga indaro z'abicanyi. Ibyo byose mu miryango barabihanaga. Hanyuma imyuka yo kutumvira ugasanga niho byabaye akarande. Niyo mpamvu za karande ziwanyu uyu munsi wa none dukwiye kuzisenya, tugahombagura, tugatemagura, tugahirika izo nkingi n'ibiti byose bubatse basogokuru na basogokuruza, tugasenya tukarimbura. Yes, Imana guha umugisha cyane, ngira ngo bisa nkaho birimo kumvikana. Njye nanditse hano rwose ndimo ndabona, ndumva ari ibintu byumvikana. Murumva inkomoko y'inyatsi ariko ya karande ko yo ntabwo yoroshye. Bishatse kwanga abantu benshi mugendana ibi bintu mutabizi. Abantu benshi mushobora kuba mubana n'ibi bintu ariko mutazi ko ari byo mubana nabyo, mutazi ko ari byo murwana nabyo, ariko kuno ukuri kwa nyako. Nange ndumva ari ukuri kwa nyako. Hanyuma ngira ngo tugenda tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu, ngira ngo abantu mwatangiranye natwe mu gice cya mbere ndetse n'iki ngiki cya kabiri mukomeje gutangirana natwe, ngira ngo mwatangiye kugenda musobanukirwa, ndetse n'umuti twatangiye kuyinywaho rega ngira ngo w'inyatsi, ngira ngo twatangiye kugenda tunywaho gakeya. Hanyuma tugenda tugana ku musozo, noneho tuvugutire neza by'umwihariko uyu muti tunasose. Ngira ngo nibyo byiza. Ngaho twagiye. Niko bimeze. Nkuko twarimo tuganira koko, tuvuga ku bijyanye n'inyatsi, bijya bibaho cyane muri za karande. Ni nayo mpamvu harimo imbaraga natwe duba dukwiriye gushyiramo izindi mbaraga, kuko muri za karande habamo ibicaniro twubakiwe byinshi kandi dukwiye gusenya. Kuba rero Pawulo yarabihamije ko turwana n'imyuka mibi, Pawulo yari yaramenye Imana, ariko akomeza kubona ko hari imbaraga turi kurwana nazo. Ni ya myuka mibi dutera ishaka kugira ngo tuyikorere kandi ntidushobora kuyikorera. Hanyuma nawe waba utaranakizwa uramenya imbaraga uri kurwana nazo, ubone naho ukwiriye guhungira. Nta handi hantu wahungira uretse ku Mana. Niyo mpamvu rero tukiganira kuri izo mbaraga, harimo imbaraga nyinshi cyane. Niba zarasenyeye Vashiti, ukwiye kumenya ko nawe urugo rwawe ukwiye kuruhagararaho bitewe n'imbaraga z'Imana ugomba kwishingikirizaho. Nta handi hantu tugomba kuneshereza. Iyo myuka rero mibi ya za karande iraduhiga kandi iraturwanya, ifite imbaraga nyinshi. Niba yarasenyeye Vashiti ku mugaragaro nk'umwamikazi, ntabwo urugo rwawe ari rwo yananirwa kurwanya cyangwa ngo inanirwe kuguhangara. Za karande na ndimo nkubwira, za mbaraga zagiraga ibicaniro hirya no hino cyangwa mu miryango yacu. Ibyo byose uyu munsi wa none turacyarwana nabyo. Niyo mpamvu dukwiriye kumenya ese bimeze bite. Uyu munsi wa none ndarwana n'izihe mbaraga? Ukwiriye kumenya imbaraga urwana nayo. Niba se ari wa muhamagaro twavugaga, niba ari karande uri kurwana nayo, inyatsi yawe ukamenya aho iherereye. Nakubwiye ko hari imyuka mibi ishaka ko umuntu asabiriza, hari imyuka mibi iteza ibisambo, hari imyuka mibi iteza gusenya ingo. Ibyo byose tukamenya uburyo turwana nabyo. Hanyuma rero reka tugane ku musozo, ariko dufate ijambo riri muri Hoseya mu bice 6 umurongo wa 1 n'uwa 2. Wenda ku bantu batatangiye ikiganiro, twongere tubibibutse ko turimo kuganira ku nyatsi. Ni nyatsi. Turimo kuganira ku nyatsi kandi ngira ngo turimo turagenda dusa nkaho dusobanukirwa. Dusome muri Hoseya, yego, ibice 6 umurongo wa 1 n'uwa 2. Nekereza ko ariho havuga ngo nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje. Nimuze tugarukire Uwiteka. Umva wowe ufite wamaze kubona ko inyatsi yawe iri mu muhamagaro wawe. Inyatsi yawe ikaba iri ku gipimo cyawe nka Yobu, ukaba iri mu muhamagaro nk'uwa Yosefu. Yosefu yanzwe na bene se, ariko agomba kuba mu mugambi w'Imana kandi kanawusohoza. Kuko ari we wadukomerekeje, niwe uzadukiza. Uwiteka tumugarukire, niwe wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza.
niwe wadukubise kandi nawe uzatwomora. niwe wadukubise kandi ni nawe uzatwomora. Haleluya. Azaduhembura tumaze kabiri. Azaduhembura tumaze kabiri. Ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa. Ku munsi wa gatatu aduhagurutse. Kandi tuzabaho turi imbere ye. Kandi tuzabaho turi imbere ye. Tuzahamya Imana, tuzavuga kugira neza kwayo, tuzavuga urukundo rw'Imana, tuzavuga imbaraga z'Imana zatuvanye muri izo karande zigasenya bya bicaniro byose. Amina. Dushishikarire kumenya. Tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Kandi tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Urakoze cyane. Amen. Reka turebe irindi somo muri Yoweri mu bice bibiri. Yoweri ibice bibiri 25 kugeza 27. Reka turebe Yoweri ibice bibiri murongo 25 na 6 na 7. Ibice bibiri murongo wa 25 haravuga ngo nzabashumbusha imyaka inzige zariye. Imana izadushumbusha uko byagenze kose bizibagirana. Hanyuma kandi harancitse gatoya munyihanganire niyariwe n'uburima n'ubuzukira. Imana izadushumbusha imyaka yacu inzige zariye, niyariwe n'uburima n'ubuzikira na kagungu za ngabo zanjye zikomeye nabateye. Kandi muzarya muhage muhimbaze. Ibyo ni bya bindi byaturutse ku Uwiteka, ku muhamagaro no ku gipimo. Hari ingabo Imana yohereje kugira ngo umuhamagaro wawe ukomere. Hari ingabo Imana yohereje kugira ngo igupime irebe ko kwizera kwawe gushikamye nk'ukwa Ayubu. Izo ngizo ibyo zangije byose, zanyatsi zose zakunyuzeho, uri mu buntu bw'Imana ishaka kuguhamagara kugira ngo uyikorere, izo zose zizibagirana. Imana igiye kugushumbusha. Amina. Imana igiye kugushumbusha ibyagiye byibagirwe, hanyuma wikomeze ku Mana. Yobu yaravuze ngo reka mpimirwe ku minzani ireshya, ndabizi neza ko byaturutse ku Mana. Hanyuma Yosefu nawe yanze gucumura, ageragezwa n'umwamikazi n'umugore w'umutware wo kwa Farawo, muka Potifaro. Aramugerageza yanga gucumura kuko yarazi ko hari isezerano. Yaciye mu bikomeye, nawe uraca mu bikomeye, ariko Imana irabizi kandi hari umugambi ishaka gusohoza kuri wowe. Amen. Twari tukiganira nkubwira ngo wewe humura. Imana izagushumbusha ibyawe byabuze. Kandi niyo yadukubise ni nayo izadukiza, niyo yadukomerekeje niyo izatwomora. Amina. Wowe wapimiwe mu bushake bw'Imana, ni yanyatsi nakubwituruka ku Mana, hari ikimana yagushakagaho. Hanyuma nawe wo muri karande tugiye kugusengera. Banza umenye ko hari ibyo urwana nabyo, hari imyuka urwana nayo, hari ibicaniro by'iwanyu wagombaga gutembagaza, hari inyatsi zituruka iwanyu, hari imbaraga zo mu bicaniro by'iwanyu zishaka kuzikorera. Iyo niyo myuka turwana nayo Pawulo yavugaga. Ntabwo turwana n'abafite umubiri n'amaraso. Wihangana n'abantu, oya, hari izindi mbaraga ntakubwiye zituruka ku barozi, zituruka kuri bene wanyu. Nizo za zindi nahoze mvuga ngo hari ibyo bashyira mu mirima kugira ngo itera, hari ibyo bashyiraho ukorera kugira ngo udakora ngo wunguke. Izo nazo ni imbaraga zituruka ku barozi. Ntabwo nabonye umwanya wo kuzivugaho cyane, ariko humura, tugiye gusenga izo mbaraga zose tuzirukane. Nibwo wacu yavuze ati hari na nomero za telefone ziri gutambuka aho ngaho kuri screen yawe. Hanyuma ugomba no guhamagara tugafatanya gusenga, kuko gusenga ni uguhozaho. Iyo myuka turwana nayo nayihora irwana, natwe tugomba guhora turwana. Reka twinjire mu mwanya wo gusenga. Tumaze akanya tuganira kandi n'ubundi tuzongera. Niyo mpamvu ngira ngo uyu mubyeyi nawe adufashe gusenga kubw'ibyo bigeragezo byose wahuye nabyo. Izo mbaraga urwana nazo tugiye gusenya, dutemagure. Nawe utekereze cyane ku cyuzi ku bicaniro by'iwanyu n'ibyo utazi. Hari akantu kamwe ngira ngo mvuge kugira ngo dusenge kuri za mbaraga zo muri karande. Hari ibituruka mu rwiganwa abantu bakora batabizi. Ntabwo ako kantu nasoza ntakavuze. Hari ibintu wakoze utabizi, hari imbaraga z'iwanyu wikururira utabizi zo muri bya bicaniro. Nk'urugero, igisabo umuntu atahana w'umugeni agiye mu rugo rutanatunze inka, niba runatunze ko
agira ngo mbwire ngo hari imbaraga ziba mu ruyuzi ntari buvuga aka kanya, hari imbaraga ziri mu gisabo. Reka mvugeho agace kuri icyo gisabo. Nigeze kujya ahantu batari banzi kera, ku muntu w'umupfumu, arambwira ngo dore iwanyu hari igisabo kitari mu rugo iwanyu. Icyo gisabo nacyo kirimo izindi mbaraga zirimo ziguteza inyatsi. Icyo gisabo yambwiye uburyo mbigenza mpa n'umuti. Ndagenda mbwira umukecuru n'ahantu igisabo cyari cyaragishe cyangwa cyaratijwe kera mbaza umukecuru niko umupfumu yambwiye igisabo kandi nkaba ntakizi mu rugo iwacu. Ati injishi y'igisabo hari abadayimoni, ntabwo icyo gihe bavugaga abadayimoni, bavuga ko ari ababyeyi. Hari ababyeyi bakeneye igisabo cyabo kitari mu rugo iwanyu. Mbibwiye umukecuru wanjye arambwira ati kiri kwa runaka twakibahaye kera kuko twe tutacundaga, bo barimo bacunda. Uzajyeyo ukizane. Koko ngiyeyo nsanga kirahari. Ni ukuvuga ngo hari imbaraga ziri mu gisabo, hari imyuka mibi, hari igicaniro cy'igisabo wamanitse mu nzu iwawe gishobora kuguteza divorce kubera ko ntabwo uri kubahiriza amategeko y'igisabo cyangwa iyo myuka wakuruye mu gisabo. Reka ngarukira ahangaha dusenge karagaciyemo kugira ngo nkubwire ko hari ibintu abantu bikururira batabizi. Hari imbaraga wagiye wikururira, si ibyo gusa, hari n'ibindi twongera kuganira ubutanza bibabwira ukora utazi ko harimo imbaraga ziturutse mu bicaniro by'iwanyu, nyamara n'imbaraga wikururiye kurwana nazo. Niza mbaraga rero Pawulo yavuze turwana nazo ni ya myuka mibi. Reka dusenge twirukane iyo myuka mibi, kandi tuzakomeza gusenga n'ubundi tuzakomeza gufatikanya ku bakunzi bacu n'ubundi channel ni Gasago Music. Dukomeze twizere Imana. Nabwiye ko umuti ndi buwubahe, umuti ni ukuba mu Mana urimo nyakuri. Hari uwitwa Samweli, niwe wavuze ati abantu bose barabimenye ko Samweli yarundukiye mu by'ubuhanuzi. Niba uri mu Mana, ajya mu Mana abantu bose babimenye ko warundukiyemo. Reka guca mu nzira ebyiri ngo ujye mu bapfumo, ujye no mu Mana, ujye mu rusengero. Oya, jya mu Mana kandi umenye kurwana nka Pawulo, urwana udahusha. Nugupresiza ukamenya neza udahusha, ukagira intego, ukarasa ku ntego y'ikintu uri kurwana nacyo, kuko wowe urakizi kundusha. Uzi neza niba urwana n'imbaraga zituruka iwanyu z'ibisambo, uzi neza niba urwana n'inyatsi hari aho bituruka bishingiye. Dufatanye kurwana. Reka uyu mubyeyi adufashe gusenga. Mwami Imana yacu, ni ukuri turagushimiye ko utugiriye inama uratuyoboye. Yewe Yesu Kristo, utubwiyeho ibibi byose byagiye bituruka by'inyatsi. Ariko Mana, kera twajyaga dutukana tukavuga ngo abaturanyi baje mu gitondo mu rugo ngo baduteye umwaku. Ariko Mana, twamaze kumva ko atari aho ngaho umwaku uturuka, ahubwo umwaka udusanze uturuka ku nyatsi, kandi inyatsi zigaturuka mu mpande zose. Hari imyuka mibi ahantu hose, imyuka mibi yo mu miryango turayirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi ituruka ahantu hose, imyuka mibi ituruka mu kirere, yose turayirukanye mu izina rya Yesu rifite ubutware n'ubushobozi kandi rifite imbaraga. Imyuka mibi isenya ingo mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi ituma abantu bahorana ubukene turayirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi yose ituma abantu bahorana indwara turayirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi ituma abantu bahorana agahinda turayirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi ituruka Mana iteza ibibi byose mu miryango turayirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Dusenge abantu bose bafite ibibazo kugira ngo babere igisubizo cy'ibibazo byose, ubigaragarize ko uri Imana ishobora byose kandi Imana y'imbaraga. Mana, uri Imana ishobora byose. Yewe Yesu Kristo, tegeka uganze, tabara Mana, igira neza. Yewe Yesu Kristo, hari benshi Mana bafite agahinda, ni ukuri mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu rifite ubutware n'ubushobozi. Yo haleluya. Imyuka mibi turayirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi iteza ibyaha turayirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi iteza kutumvira turayirukanye. Twumvise ukuntu Vashiti atumviye, bituma imyuka mibi
imusenyera urugo. Esiteri ubahaga Imana ni ukuri ahabwa agaciro abo umwamikazi. Twamaze kumva ko kutumvira bituruka umwami mu miryango, mu izina rya Yesu Kristo umubazimu wo mu miryango, imyuka mibi turayirukanye. Abana batumvira ababyeyi twirukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Abagabo batumvira abagore twirukanye iyo myuka mibi. Abagore batumvira abagabo twirukanye imyuka mibi, imyuka mibi y'ubusinzi bw'abagore mu izina rya Yesu Kristo. Abagore ntibajyaga bagenda mu kabari ngo basinde, ariko twirukanye iriya myuka mibi ituma abagore bagenda mu kabari basinda. Imbaraga z'umwanzi zose turazirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Abazimu batuma ni ukuri data hari abantu bakora ibibi mu izina rya Yesu Kristo. Ibi byose turi kubona muri iyi si turabyirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Biteye agahinda, birababaje. Twirukanye imyuka mibi itera ababyeyi, twirukanye imyuka mibi itera abagabo, twirukanye imyuka mibi itera abana, twirukanye imyuka mibi itera abakozi mu kazi, twirukanye imyuka mibi itera mwami ahantu hose mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Imyuka mibi itera mu mirimo y'abantu mu izina rya Yesu Kristo. Twirukanye imyuka mibi, twirukanye ubwo butware bw'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Twirukanye gukora k'umwanzi kose mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho bana natwe dufashe mwami, umva gusenga kwacu. Ni ukuri data ijambo ryawe rivuga ngo nta gusenga kuba umunyagara. Isengesho ryacu ryumve dawe uri mu ijuru. Ni ukuri igaragaze nk'Imana ishobora byose, Imana ishobora byose, Imana iba mu isi ikaba no mu ijuru. Umva gusenga kwacu. Tabara utegeka uganze, tabara igihugu cy'u Rwanda, tabara ingo z'abantu, tabara abana, tabara abakozi, tabara abakora imirimo yabo iyo ari yo yose, tabara abahinzi, tabara Mana, tabara Mana, tegeka Mana yawe Yesu Kristo. Igaragaze kuri Imana ishobora byose kandi uri Imana y'imbaraga. Imyuka mibi y'akarande yose nikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Ituruka mu kutumvira mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi Yesu Kristo ituruka mu miryango y'abantu bazize inzara turayirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Gukora k'umwanzi kose turakwirukanye. Ngaho Romana turagushimye ko ibyo tugusabye n'ibyo tutagusabye ariko nabikuye buri wese wumva iki kiganiro. N'utacyumva Mana igira neza, wigaragaze nk'Imana, ukomeze ukore nk'Imana, utegeke nk'Imana, uganze nk'Imana. Dusabye twizeye mu izina ryawe Yesu. Amen, 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 amen. Icyubahiro ni cyawe. Turagushimye, turaguhimbaje ko muri Imana mva gusenga kandi uri Imana igiye kudusubiza, kuko uri igisubizo cy'ibibazo byose dusabye twizeye mu izina ryawe Yesu. Amen.